zirimo n'izariza amarira ajyamo, izirimo n'izashavuye zabo, zirimo izibibona zikabira cyane, izirimo izicisha make zitabishaka. Imyaka 7 irashize ariho ndashwe nkabo yatese iperereza ry'imyaka 7 ribaho. Umupolisi wandashe ari mu gihugu akorera leta ari mu nzego z'umutekano ati iperereza ry'imyaka 7 ribaho. Twongeye kubaha ikaze abakurikira Ireme News. Uyu ni umwanya w'inkuru yabuze kibara. Inkuru yabuze kibara ni umwanya twageneye kujya tubagezaho amakuru mpamo mudasanga henshi, bwa buhamya bwabuze ubwakira, bwa buvugizi wabuze ubugukorera, rya jambo rigushengura wabuze uritega amatwi. Kuko benshi babitinya cyangwa se batabonamo inyungu bakibaza ngo baba bashya barura iki. Natwe ntacyo twarura, ariko tugihumeka turacyajijwe ry'abativugira, voix de sans voix, voice for the voiceless. Imbunda ntabwo nigeze menya ubwoko bwayo kuko narahindukiye umwanya mutoya mitami garurura umusaya ndeba imbere nkomeza ndeba imbere, nkimara kureba imbere nibwo yahitaga nkumbita isaso ahita ndasa. Ni kenshi twumva ko hari abarashwe bashaka gutoroka, kandi benshi muri bo niba atari bose bakaraswa bambaye amapingu. Nawe udukurikiye ushobora kuba umwe muri benshi twasangiye ayo matsiko igihe kirekire. Twamye twibaza ngo ninde waduha kuri mpamo kubibera iyo. Abanyarwanda baca umugani ngo byaba rusara, bakongera bati uko byagenze bari umupfu. Ese ko nta wapfuye wagarutse ngo atubwire inzira yarashwemo, icyo yazize naho yarasiwe? Iyo si inkuru yabuze kibara. Ni muri urwo rwego duhagurutse tujya kureba umwe mu bariraye kuri Gijoro bari wariraye. Uwo ni uwarasiwe kuri station ya polisi. Station ikamwahuranye ariko ntiyamuhitanye. Nyuma yaha havurijwe ibyo koko inzego zamurashe zaramuvuje, avurirwa no mu bitaro bikuru bya gisirikare i Kanombe, ariko ahakiriye yasigaye afite ikintu kimeze nko guhungabana, nko kuba afite urusenzageri bw'ipimo runaka muri we, kuko yari yatakibasha kwikorera. Yatakambiye inzego zose kuva hasi kugira ngo ushabishore nta gisubizo arabona. Ibyo yagiye abona biravuguruzanya. Ntabwo ngiye kurondora, nta nubwo nca urubanza ngo ese kuko abaraswa baba bari gutoroka ni bose se? Ese baraswa n'izo nzego cyangwa hari n'igihe bikorwa n'umuntu ku giti cye? Tutega amatwi wariraye. Amazina yanjye ni Habiyaremye Lazaro. Akanengane kanjye ku itariki 5 z'ukwa 10 2013. Polisi zaje kumfatira santere mu baturage, bamaze kumfata bambaza irangamuntu. Iyo uvuga santere mu baturage ni santere agana he? Kicukiro. Munsi y'akarere ka Kicukiro abita muri korodoro. Polisi zarahafashe bamaze kumfata bambaza ibyangombwa, n'amazina ibyangombwa bibahereza n'amazina y'ababyira barangije nta kindi kintu bigeze bambira, bahise banyambika amapingu. Bagufata bakuye ko gufatiye iki? Ntabwo bigeze bakimbira, n'abaturage bababajije ikintu ati se nk'abantu muje gucunga umutekano w'abaturage, ati icyo mumfatiye umuturage ni iki, nk'abantu muje gucunga umutekano w'abaturage yaho natwe tubimenye tumenye icyo mumfatiye uyu muntu ko twese tumuzi, ati ko mu matsi ibyangombwa mutubwire ikintu akoze kugira ngo natwe tukimenye nk'abaturage. Bagusanze mu gasantre bagufata wenyine cyangwa gufatanya n'abandi? Oya, ni njye nyine bafashe, naho ni umuntu bigeze bafata. Bari nk'abapolisi bangahe? Bari abapolisi babiri baje gukora patrouille nimugoroba, bamfata mu marembo y'urusengero aho bita kuri Gorore Centre, mu marembo y'urusengero kuri Gorore w'umudamu bita Kayitesi, ariwe mvuga wangambaniye watumye ndasuka. Umaze gufatwa bagufashe ku mugoroba nko mu masangahe? Saa 12 saa moya saa 2? Bamfashe hagati ya saa 11 bifata saa 12 niho bamfashe. Ubwo bankora mu maturage hagati ya saa moya bajya kuri station Kicukiro na saa 2 z'ijoro. Station ya Kicukiro ari hafi ya station ya essence n'ubundi. Niho banjyanye kuri station Kicukiro, abariho ngeze kuri polisi, navuye mu modoka nicara ku ntebe n'amapingu. Ubwo umupolisi wari uhari araza ava muri office asanga nicaye ku ntebe y'urubaho, araza ankubita urushyi, akimara kunkubita urushyi
avango yino wamuntu muri yashyamba rya mudamu Kayitesi kimara kumbwira ishyamba yahise anguta isasu. Utaragera aho ngaho uti barakuzamukanye bakujyana kuri station ya polisi ya Kicukiro, uhageze barakwicaza, wahamaze igihe kingana imbere yuko uwo mugabo atza gutera ibibazo? Nta mwanya munini nigeze mageze, navuye mu modoka nicara kuri birubaho, aho kanya hitaza sanga hari abapolisi bari mu kigo, bari mu kigo, sanga hari imodoka za polisi za paritse. Ubwo ngo umupolisi yasotse muri ofisi baraza kingurura umuryango ujya muri wande gwa Kasho, asanga nicaye ku ntebe y'urubaho iri mu kigo kuri station Kicukiro. Akimara kuza kunya araza abaza polisi ati se ati ni wa muntu ati wari yashyamba y'aba mudamu Kayitesi. Akimara kumbwira ishyamba ati yaraje ahita nkubita urushyi, arangije ahita nkubita isasu nyuma, nkubita isasu mu rutugu, mita ndi hasi. Ubwo abapolisi bari mu kigo ngo mu ishasu rivuze bahise baza barahurura, bahita bafata bafungura ya pingu bahita banyara. Uri kwihuta cyane ku buryo umuntu atabikurikirana. Uri kwihuta cyane ku buryo umuntu atabikurikira. Ndashaka kumenya byagenze bite kugira ngo akurase. Ngo uri kuvuga ngo yaravuze ngo uyu ni wari ishyamba rya Kayitesi. Uwo Kayitesi tubwiye ko afatiye mu marembo yiwe y'urusengero. N'urusengero rwa Kayitesi. None si uwo Kayitesi usanzwe umuzi, wari umuzi cyangwa umenye kuri police station? Umudamu Kayitesi twarasenganaga mu rusengero rumwe, yari pasiteri njye n'umuyoboke we. Harya ngo urusengero rwitwa kuri Gorore Temple. Glory Temple. Kuri Gorore bahita kuri Gorore niko bahita kuri Glory. Aho kuri Glory Temple niho wafatiwe, usanga usasengera. Nisanzwe amasengera Muse bahe kupurera. Uwo Kayitesi se yarakuzi, wowe umuzi nk'umuvuga butumwa? Njyana no mukiristo wiwe masengera. Ubwo nari mamaze igihe kinini tumenyeranye n'abantu wese banzi ko masengera, aza kugeraho amakaze k'ibihumbi 100. Akazenda agapatana akamaho bita ku Nyanza kwa Rusirari, ahantu hari amazu y'ama etage y'imidugudu. Akazi ko gukora iki? Kuko utemura ishyamba. Ishyamba nari patana ni patari ibihumbi 100. Kiramo abakozi ndakora ndarangiza. Ati ndangije gukora mwishyuza amafaranga ngo mbemba abakozi, amafaranga arayanyima. Amaze yanyimye nkomeje kumwishyuza, yaraje afungura imodoka ngo uraza ngo ujya mu modoka ngo njye kuri kwategurira amafaranga ngo mbashe kugira ute ngo kuguhemba. Ati rero imodoka nyigiyemo, ubwo ngiye kubona mbona agejeje kuri polisi. Ajya kuri gate bya polisi ati mukingure igete ngaha, ati ninjire. Polisi ifuza muri cyuma, imodoka yinjira imbere mu kigo cya polisi. Ubwo ikigo cya polisi cyagana he? Kicukiro kuri station. Ati barangije abapolisi bamubaza ikintu aje nyine kureba kuri polisi. Arabanguzanye ngo uno mugabo ngo atije terabwoba ngo yigaragambije. Bayati se atije tera, ati umuntu ko muzanye mu modoka muri babiri, ati nyine terabwoba yateje ni irihe, tusobanurire utubwire ubyo umugejeje umuzanye nk'umuntu atije terabwoba. Ubwo rero abapolisi bamubaza ngo kuri gate yarabitsobanuye, ahita yinjira mu kwa EPG, asigara hanze n'abapolisi bari babiri. Abapolisi rero dusigaranye hanze nimba basigaye bamyatishaho, ati uriya mudamu twamaze kumubona, ati umuntu w'umugome, ati rwose twumubaje ikintu akuzaniye yanze kukigaragaza, ati aratwitsobanura dusuzuguye, ati asanze EPG mu biro. Ati EPG rero yari yasanga EPG mu biro, EPG ngiye kubona abana arasohotse, abira abapolisi ati mu kinguru ugo rugemo mufunze uwo muntu. Ubwo bahise bamfunze mu gitondo komandaraza. Bagufunga Kayitesi yaratashe? Bafunga umuryango arataha, usigara ngo ufunze. Bafunga umuryango arasohoka n'imodoka arataha, yesigara kuri polisi ifunze. Ubwo ngubwo ndara muri gereza, buke mu gitondo komanda yaraje aza muri Kasho, abata abantu bose bafunze muri Kasho telemusoka mu gihanze. Komanda aradusora, abadusoye ni naho tugeze hanze, ahira buri wese ku murongo abaza umuntu icyo afungiye. Komanda arangije angera ndamyatinya kuba komanda, ati umunsi w'ejo nageze hanganzana n'umudamu Kayitesi twasanganaga, ati yarandi ibihumbi 100, ati nabe mwishyuje, maze kubimwishyuza cyera mu modoka ninjye mu modoka ye kuri konte okubikuza amafaranga ngo bashe kunyishyura. Ati none natangajwe no kubona aje hano kuri polisi aje kumfungisha. Dore EPG mfunze nguyu ni mumumbariza ikintu yaba yamfungiye. Ati komanda kimara kubyumva gutyo yahise ambwira ngo nisoke ningira ute nitahire. Akimara kundekura tenaragiye nje kuri wa mudamu ku cyumweru amwe nsengera, nandika urupapuro rwo gushima Imana yuko Imana nkuye muri gereza. Ati nyima urupapuro ndo habadiyakoni bakimara kurusoma, umudamu yagiye imbere mu iteraniro ngo aravuga ngo bantu ngo banditse gushima uyu munsi ngo ntago bagishimye ngo bazashima ngo gutaha. No kuvuga ko ibyo mwanditse babisomye mbere yuko bivugirwa mu ruhame.
barabisomye ibaro nanditse babanje kunyuza amaso abadiyakoni nibo bamaze kunyuzamo amaso bagemera mu iterero ngo abantu banditse gushima umunsi ngo ntago bagishimye ngo bazashima ubutaha. Ni byavuzwe na Kayitesi abadiyakoni batatangira kubisongora. Kayitesi ni wabivuze. Akimara kubivuga ko nyine nayo mamenyereze n'igitumye umwanya wo gushima ukuyeho ari uyanguye yankore bitamenyekana ngiye kura ko n'abantu bose nakaza namukore bose bari bakaze bango aho ngo bahasengera nahise amaguruka mu iteraniro ntera haleluya. Ni haleluya bose baranyikiriza ndangenda batindashima Imana ko Imana inkuye muri gereza ati akazi kose namukoreye murakazi tenaramukoreye maze gukora akazi nkarangije mwishyura amafaranga memba abakoze ati aho yango yamemba aho ajya kumfungisha kuri polisi ubivuga mu rusengero ati no umugabo we yarari aho ngaho bamwita Gatarayiha umugabo we aterangije ahita byumva atiraza ati bujya aho yango baguhembe ati baragufungishije ati ari umugabo arangije umugabo arabati atiraza ati tone nirangira uza kuza nkubwira rirangira nagenda mushaka mugira kuntu byagenze amaze kubyumva akira mu modoka tujye Nyanza aho bita kwa Rusirari aho nakoze muri ako kazi aho natemuye iyo shyamba ndamutambagiza asanga nararangije aramanuka amasanze narangije yaje Sonatibe hano ajya muri bank Sonatibe ajya afatamo 100,000 arabibikuza arabinyishyura abati rero Terazaro atakira amafaranga ugiye guhemba abakozi ati numwabara bose ati nta numwe wizo guhamagara atuzaze gume wisengere Imana ati nta kibazo ati maze kwishyurwa ikibazo cyarakemutse ndabati atasigaye naho gusenga Imana nyine uko ideni ndirgishyuwe memba y'abakozi turakiranutse n'abakozi nakoresheje atasigaye naho gusenga ati ubwo bimaze kwibagira aciyemo igihe kinini uwo mudamu Kayitesi twakubitanye ku rusengero ku cyumwe ngiye gusenga ngeze ku rusengero arambira ngo nguraza ngo we ngurabizi ngo no gupfuzapfa ari Kayitesi kubwira ari ubimbgira undi bita Rufosi basengana naho no umupasiteri arambira ngo uraza ngo we ngurabizi ngo umunsi umwe uzajya kubona ngo ubone polisi ngo zigutwaye ubwo akimara kubimbwira ubwo hashize igihe kinini ubwo mfata amashengesho ureba hariya mfata amashengesho y'imisi 2 yo gusenga ubwo nari mva gusenga aho bita Nyanza ahantu nafite amashengesho y'imisi 2 gusenga aho bita Nyanza ubwo ngumve mu mashengesho nge sante manuka mu maremba baka kuporere nirekera kuri wa mudamu abo polisi bamfashe rero njya kuraswa nabasanze mu marembo y'urusengero kuri uwo mudamu niho bankuye ubwo bamaze kumfata rero twabonye ko ikimwe mu byabaye nuko wakoreye Kayitesi Kayitesi n'umuyobozi w'itorero Glory Temple nko yavuze iryo torero Glory Temple ese muri izina ryo rindurayizi Kayitesi nde izina rye ni Kayitesi irinde bakunda kumwita mami Kayitesi mami naho umugabo akitwa Gatarayiha umugabo wo mwita Gatarayiha ukoze mu ishyamba rye kuritemesha umaze kuritemesha ufite abakozi ugomba kwishyura ni 100,000 aho kubiguha akujyana kuri polisi ngo hari ikibazo cy'iterabwoba mugeze yumva aragufungisha arataha bukeye komandara kurekura amaze kukurekura ikibazo cyavutse nuko wageze mu rusengero utera rero yawushima Imana mu gihe cyo gushima nyuma yuko bidasomwe ibyari byanditswe yego ubwo ndagira ngo tugere ku murongo kugira ngo we kwirukanka abaguteza amatwi nawe kurikiye bakagira ubwo batakara yego amaze kwanga kushimira wowe gashimira mu ruhame abantu bakabyumva umugabo we yiyemeza kwishyura ariko kwishyura ko banje kugira ate kugenzura kugera kuri teri yaho akazi nagakoreye ngo banzire ko akazi koko kakozwe mu buryo nakarangije none se amaze kubona ko akazi wagakoze kandi akakwishyura 100,000 Kayitesi yabwiye n'iki ko yakwishyuye kugira ngo yongere kwijurika nge ntabwo nze ko yabimenye ntabwo nuko nyuma yaho nyuma yo kwishyurwa yambye amagambo akambira ngo Lazaro ngo we ngo no gupfa ngo uzapfa undi akambira ngo umunsi umwe ngo uzajya kubona ngo ne polisi ngo zigutwaye nino nkagego yaho nino nkugwa kuri polisi nakuwe mu marembo y'urusengero rwiwe ubwo njyama kuri polisi mitamarasigwa kandi no mu polisi imbere yo kundasa yabaje kumwita nanone urasimbutse hari kuva ku rusengero kuva mu ishyamba aho uhembewe 100,000 hari ukugenda ukagira kuri rya joro wafatiwemo ufatiwe mu gasantre hari akishukiro wavuze mu corridor haciye iminsi ngahe kugira ngo ufatwe ni uwo munsi wafatanywe n'amafaranga ugiye afite cyangwa haciyeho nk'icyumweru oya haciyemo iminsi ntabwo ari icyumweru n'amezi yaciyemo ugisengera hahandi nyisengera hahandi ubwo amezi aciyemo ubwo nyuma yaho nino aza kumbwira amagambo n'amezi 2 aza kumbwira ko no gupfa ngomba kuza gute ngomba gupfa
nino icyambye yuko ari we koko yabikuye ku rusengero yakubwiye mu rugo yabimbye ku rusengero ku cyumweru ari ku cyumweru arakubwira ngo no gupfuza akubwire ku rusengero umunsi amateraniro musenga cyangwa gusa umunsi usanzwe oya ni ku munsi n'amateraniro ku cyumweru muraje gusenga arakubwira ngo no gupfuza no gupfa ngo nzapfa nyuma yaho rero amajyama kumbwira ayo magambo niho naje gufatwa wafashwe umunsi kuri icyo cyumweru cyangwa cyenda iminsi haciye iminsi nk'ibindi byumweru nka 2 nyuma yaho nza gufatwa ariko umugoroba ndimo bari abakozi se nibura ukoshye arabishyuye cyangwa utarabishyuye ni nabishyuye kugira ngo twumve kwenda atari bo bagufungije oya nani nabishyuye nta deni nari mbarimo bose uko namaze kubahemba umugabo gatari yamaye amafaranga yo guhemba abakozi n'abavuye mu madeni nta kibazo mfitanye n'abakozi ubwo baragufashe ari nijoro ugi bagufatiye mu gasantre hari Kicukiro bavuze agasantre corridor ya Kicukiro sinyiza ariko ubwo abayumva bayimenya Kicukiro musi ya banki populaire aho bakunze kwita mu kujya barezi munsi ya banki populaire aho bita ku kijya barezi muri corridor ugiye gufungirwa ku station ya polisi ya Kicukiro urahageze ni muri uwo mugoroba wafashwe amasaha 10 nkuko bitubwiye uhageze kugira ngo utwana polisi babiri atakubwiye icyo ufatiwe uko atangiye tubwire yego umaze kuhagera wicajwe he wahagaritswe wakizwe mu kasho wahagaritswe hanze byagenze bite imbere yuko bigera ku kuraswa nyirizo muri kutubwira nageze kuri station ya polisi mva mu modoka banyurutse imodoka n'amapingu ndagenda nicara ku ntebe y'urubaho iyo ntebe y'urubaho rero ntabwo sinigeze fungwa badose wakorewe nta bibazo nta dosiye nigeze nkoregwa nta bibazo nigeze mbazwa ahubwo umupolisi yaraje ankubita urushyi ngo wa muntu ngo yari yashyamba ya wa mudamu Kayitesi akimara kumbwira ishyamba rero nyine no kura ko imitantuze navuye no mu baturage namaze kumenya ikintu nziza mbati unzo n'undi komeje kungambanira ngeze umupolisi akimara kumbwira amagambo ati wa muntu wari yashyamba ya mudamu Kayitesi akimara kumbwira iyo zina ry'uwo mudamu yahise ankubita urushyi arangije ahita ankubita isasu arankubita isasu mu aho bita mu gihumbi yakubwiraga ahagaze he yarari inyuma yanjye urushyi yarunkubise ari inyuma ari imbere yanjye akimara kunkubita urushyi tugende bukeya waragiye wicara ku ntebe y'ikibaho umaze kwicara ku ntebe y'ikibaho umupolisi yaje aturuka imbere yawe yaje aturuka inyuma yaje aturuka mu mpande yaje aturuka inyuma yanjye mu bitugu yinjira mu rugero ruvuye muri aho bita muri office mu biro bye bivuga ko avuga ngo uyu niwe wari ishyamba rya Kayitesi yabivugaga utaramurihindu cyangwa umurebe yego komeza ubwo kimara kubinya gucyo yahise nkubita urushyi ubwo gwarushye kimara kunkubita yahise nkubita isasu ari inyuma yanjye mu bitugu ubwo abapoli byahise nyine birangira ntangira kuva amaraso maze kuraswa abapolisi bari mu kigo kanya bahise bahurira kanya ati umurasho umuntu tininde ubwo abapolisi bahurira kanya bahita banura vuba bo banjya mu modoka ya dikapu ya polisi bahita banyana kwa muganga bita centre de santé bankuyeyo banjyana aho bita Imasaka na Mbirasi Imasaka bankurayo banjyana Kanombe hara mu gisirikare niho navuriwe ubwo ni impapuro z'Ikanombe zaho navuriye kwa muganga ndazifite abapolisi barahuruye bati ninde urasha umuntu bari bazi gupfuye cyangwa bari babibonye gusa ko komeretse bisanzwe kuko nkimara kuraswa ntabwo nari kuvugana umwuka wari wagiye ntuje gusa ariko byo bari kuvugana narabyumvaga ariko se nibura na nyuma y'igihe runaka tutazi ko kireshya waba warashize ukamenya izina ry'uwo mupolisi wakoresha cyangwa n'ubu ntorarimenya ubushinjacyaha ubwo polisi ubwa mbere perezida rya mbere rya polisi bari bagaragaje ko uwandisha ngo ari uwo bita Dan Dan nose mushinjacyaha bakora dosiye y'imizina rimwe nyine bavuga ko Dan ari uwandishe nyuma yo baza kuvuga ngo Dan ngo ntago ngo bakoze perezida ngo sanga yuko Dan ngo tere wandishe ubu kano kanya aho ikibazo kigeze ku itariki ubushinjacyaha uwo bemeza ngo wandashe n'uyu nguyu ngo bita Ntaganda singi Ntaganda nde ndayafite amazina wa mbere bavuze ngo ni Dani iryo zina Dani barivanye he waryumvise rivuga n'abagenzi be cyangwa harandi warikuye bagenzi be nibo babivugaga ko ari wo wandashe kuko ndaswa ko itariki 5 z'ukwa 10 2023 tariki 5 ku itariki 5 z'ukwa 10 2013 Dani yari umuyobozi wa Kicukiro ayoboye sitasiyo ku bwa Jire Ndamage ayo bakare ka Kicukiro ko bararashwe n'umuyobozi wa sitasiyo ko bavugaga hanyuma umaze Dani niwe wari wa mbere Dani
wa kabiri handitseho Ntaganda Johnson. Izina Ntaganda Johnson rikuye he? Ubushinjacyaha narikuye mu bushinjacyaha nibo bavuga ko ari wo wandashe. Hari ahantu byanditse nawe mfite impapuro nyinshi cyane. Hari aho byanditsemo mu mpapuro zose mfite uyu nguyu bavuga ko wandashe ntaho yanditse. Johnson Ntaganda ntaho yanditse. Dani arimo nibura? Dani mu mpapuro zirimo mu birego. Impereza muri byo ufite no bifite impapuro nyinshi cyane tubirebe. Impapuro zimereza ngaha ndabona urwanditse ifishi yo kwakiraho ibibazo by'abagana urwego rw'umuvunyi. Ndabona urundi rwanditseho ibiro bikuru by'ubugenzacyaha kuri bwana Habiyaremye Lazaro, urwandiko rwandikiwe na Theos Badege tariki 30/2014. Yego. Ndi kubona urundi rwanditseho office of the aho wakiriwe n'ibiro by'umuvunyi, urwandiko rwanditse tariki 16/8/2019 nejo bundi mwaka ushize. Yego. Ndi kubona urundi rwandiko rwo nyinshi ntitwazirangiza hari zose. Ndabona ibya insurance period ibingibi by'ubwishingizi n'ibigenda bite. Ibyo by'ubwishingizi ni bigaragaza yuko nta bushobozi afite bwo kwishyurira umwavoka bijyanye n'umwavoka. Ndabona urundi rwandiko none wandikiye umuvunyi usaba kurenganurwa warwanditse tariki 29 z'ukwezi kwa kukwakira 2013. Ndabona nanone hano urundi rwandiko wanditse ku itariki ya 7 z'ukwa 2015 uwandikiye gusaba kurenganurwa akanga ntabwo wandikiye leta, wandikiye umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Nione yandikiye mu gisaba yango nabo andenganure nk'umuntu bagufashe kurenganurwa. Ndabona none aha ngaha hari urundi rwandiko wanditse icyemezo cy'ikiciro cy'ubudehe, n'urwandiko hawe n'umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga, rwatanzwe na Mugambira Etienne wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga tariki 25 z'ukwa 2020. Yego. Ashyiraho icyemezo cy'uko utishoboye. Yego. Utafite n'ubushobozi bwo kwishyura igarama. Ndabona ibyo byanditseho. Yego. Ndabona none aha ngaha hari urundi rwandiko ufite ururwo ni expertise medico legal, ni bigaragaza uburwayi cyangwa se ingaruka ingorane nabo baragize zitewe no kuraswa. Handitse ngo de tout qui nous avons dressé le présent procès verbal madame monsieur Habiyaremye Lazare ku itariki ya 8 z'ukwa 2013 yageze ku bitaro bya Kanombe avuye i Masaka afite igikomere ku bitugu no ku ijosi by'uko yarashwe. Ndabona inyandiko ndende ariko ikaba yarakozweho raporo ya expertise medico legal yakozwe n'ibitaro bya gisirikare by'i Kanombe Rwanda Military Hospital. Ndabona n'ibiro by'umuvunyi byarashyizeho kashe yuko barwakiriye. Yego. Ndabona none urwandiko wandikiye inteko ishinga amategeko usaba kurenganurwa. Ubona amapaje abiri nanone. Ndongera kubona aha ngaha urundi rwandiko wandikiye umuyobozi mukuru w'ubushinjacyaha, ubwo n'umushinjacyaha mukuru utanga ikirego no kwibutsa ibaruwa wari warabandikiye ku itariki ya 5 z'ukwa 10 na 2019 urugwa rwo kwibutsa. Ndabona nanone aha ngaha ndazivamura ariko reka nzirangiza kubera ko dosiye ndende. Ndabona urundi rwandiko wandikiye Inspector General wa Police, Inspector General of Police, ni ikibazo cya Habiyaremye Lazare. Urwandiko ariko urunguru rwo rwanditswe n'urwego rw'umuvunyi bandikira Inspector General of Police, bamwandikiye bishyirwaho umukono na Cyanzarira Loizi wari umuvunyi mukuru icyo gihe. Rwanditswe tariki 11 z'ukwezi kwa 2014. Yego. Nanone ndabona aha ngaha ufite urwandiko rwa Inspector General of Police. Nanone ndabona aha ngaha ufite ikindi kirego wanditse usaba kurenganurwa. Iki cyo ndabona baracyandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yego. Tariki 13 z'ukwa 12 2019 Perezida ko mwandikiye utinze. Niba byarifashe imyaka 6 yose usiragiye muri imanza zose muri izi nzego zose kuki Perezida mwandikiye utinze? Perezida ntabwo namwandikiye ndinze. Iyo ni kopi ya kabiri, ari kopi ya mbere, ari ni kopi aho ngaho nandikiye Perezida wa Repubulika nkimara kuvuga ku rwego rw'umuvunyi kimara kwandikira Minisitiri w'Umutekano mu gihugu n'umuyobozi mukuru wa polisi abasaba kugira ngo ikibazo cyanjye bayikurikirane banayikemure bakirangize. Mbonye ntacyo bakoze niho nandikiye Perezida wa Repubulika nitwaje baruwa yo kumuvunye n'impapuro za polisi zemeza ko narashwe. Ubwo iyo ni baruwa ari baruwa ya mbere nandikiye Perezida. Iyo ni baruwa ya kabiri yo kwibutsa dosiye uko narahageze ku ibaruwa ya mbere namwandikiye bamaye igisubizo njye kukireba aho uko nageze kuri resolution
ubwo masanga umugabo wambaye civile asoma iyo baruwa bandikiye minisitiri na kopi za polisi zose zemeza ko narashwe akimara kubisoma yese amfotora ashyize umwanya muto mitamo n'imodoka ya polisi iraje polisi bahise bankira mu modoka bahita banjyana aho bita kwa Gacinya Igikondo. Aha tugendewe cyane kuri iyo ngingo utubwiye ko uru n'urwandiko rwa kabiri wandikiye Perezida wa Repubulika hariho ndetse n'umukono ugaragaza ko babyakiriye bateraho stamp kashe banasinya ko babyakiriye tariki 13 z'ukwezi kwa 12 2019 ari nawo munsi wari warwanditse. Uvuze ko urunguru wari uri kwandikira ibiro bya Perezida wa Repubulika wibutsa ibigikirego cyawe usaba kurenganurwa nyuma yuko urwego rw'umuvunyi n'izindi n'ubushinjacyaha bukuru na polisi n'ahandi wanyuze batari bamfashije. Uvuze ko bwa mbere ujyayo watawe muri yombi. Uvuze ko watawe muri yombi nyuma yo kwandikira Perezida ugiye gufata igisubizo. Ninde wakuye ku gisubizo cyawe cyabonetse? Igisubizo nagiye kwa Perezida wa Repubulika nandikiye mbasaba ngo bandenganure ubwo nyine barangije babati ati kopi wandikiye Perezida atizane tuyitero kashiye barayakira bamaze kuyakira bamarandevu y'icyumweru ati kuwa kane uzagaruke wakira igisubizo kibazo cyawe kizaba cyamaze gukurikiranwa. Ubwo igisubizo nari ngiye kuri randevu bari bamaye mageze abayobozi bari bamaye randevu ntago nigeze mbonana nabo aho nageze kuri gate ubwo masanga umugabo wari wambaye civile arangije ambaza icyonje ko nyine kugira ngo atinje kureba dossier ngiri hano yo Perezida wa Repubulika saba yango andenganure tinone niyo kinzanye hanga yango babashe kugira ute kundenganura. Ubwo arangiye asaba ibimenyetso byemeza yo kunyine nandikiye Perezida wa Repubulika ndabimuhereza asanze ari byo nyine arabisoma bamaze kubisoma nigiye kubona umwanya muto yambona imodoka ya polisi mboniraje fanda va mu modoka yaramye atiraza ati no ufite ikibazo na polisi ati ngewe ati tugende tujye mu modoka ati tugikemure tunayi twari tuzi. Ubwo imodoka nayigiyemo ubwo bahise bamara hasi kimicanga bahita banyuma aho bita kwa Gacinya aho bita muri Saidi mu rwego rushinzwe iperereza. Ngo ni kwa Gacinya muri Saidi mu rwego rushinzwe iperereza bita muri Saidi aho bita bakunze kwita kwa Gacinya Igikondo. None dukomeje hano ufite urundi rwandiko wandikiwe gusubiza ibaruwa yawe n'urwandiko bwa Habiyaremye Lazare umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza mudugudu wa Bwiza akaba ari umuyobozi w'akarere ka Kicukiro ari gusubiza ibaruwa yawe. Akubwira ngo arakugira inama ko niba utayakurikirana dosiye y'urubanza rwawe mu rukiko nk'uko wabigiremo inama mu ibaruwa y'ibiro bikuru by'inyazacyaha yo kuwa 30 z'ukwa mbere 2014 wabanza kujya kureba umwanzuro wafatirwa urubanza kugira ngo bamenyekane niba bigishoboka ko rwaburanwa maze niba ngombwa ifashisha abakozi ba Minisiteri y'Ubutabera bakore mu nzu itanga ubufasha amategeko mu karere ka Kicukiro. Ahanga basubizaga kuri bwa bufasha barasabye. None turakomeje hano ndabona urundi rwandiko ibiro bikuru by'ubugenzacyaha rwashyizweho umukono na Theos Badege akwandikira urundi mbona ahangaha no rwandiko rwa reception RIB ndabona signature kashe ya RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwakiriye ikirego cyawe nanone gutanga ikirego tariki 24 z'ukwa 2019. Ndabona nanone indi nyandiko ahangaha yindi nayo ni expertise medical legal nkabona na invoice facture yayo nkabonaho urundi rwandiko ruvuga no urwandiko none rwa office ya Perezida ariko urugo n'urwa kera rwa 2014. Ubwo n'urwa kera ni wafatiwe nimwe kugira ngo nafatiwe wongeye kureba igisubizo. Hano hakaboneka urundi rwanditswe n'urwego rw'umuvunyi ahangaha bakaba barandikiye bakwandikira ku kibazo bagejejeho ndabona baramenyesheje Minisitiri muri Presidence ya Repubulika no rwashyizweho umukono. Urwa mbere twabonye rw'umuvunyi rwasinywe na Cyanzayire Aloyizi ariko ahangaha noneho urwa kabiri kubera ko Cyanzayire yarasimbuwe rwashyizweho umukono na Anastase Murekezi. Mu kugusubiza ndabona yarahaye kopi Minisitiri muri Presidence ya Repubulika aha kopi Minisitiri w'Ubutabera n'umwe ya leta aha kopi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu aha kopi kandi umuyobozi w'akarere ka Kicukiro. No rwandiko rwanditswe tariki 2 z'ukwezi kwa 10 ukwakira mwaka wa 2019. Ndabona kandi ahangana none ufite indi nyandiko ndende urukiko rw'ibanze rwa Garama ruri Kagarama ku cyicaro cyarwo ruhabanishiriza mu ruhame urubanza rw'inshinjabyaha ruciye mu ruhame urubanza nimerezi nizi ubushinjacyaha kuri rw'ibanze rwa Garama buhagarariwe n'umushinjacyaha Nyiraburanga Marie Claire
ushinjwa ndabona byose uko none ahangaha ahubwo ndi kubona uri kuregwa ko ukoze isoni abayobozi byagenze bite kugira ngo urukiko noneho mu kwezi kwa début gihe iyi myanzuro y'urubanza yakorewe copie certifiée conforme à l'original faite également le 13 mars 2018 par la firme Sabimaria Aline kugira ngo muri 2018 noneho wowe watanze ikirego izo nzira zose urega uburana uhinduke uregwa icyaha cyitwa gukoza isoni abayobozi giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 539 y'itegeko ngenga ryo mu gitabo rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana byagenze ute kugira ngo uhinduke uri gukoza isoni abayobozi icyo kirego ntago nigeze nkibona ko nkomeje kurega byose ni ibintu bagiye bahimba by'ibihimbano kuko nta kintu ndegwa ni ibintu bahimbye kuko iyo kirego bagaragaza ni icyavuye kuri polisi cy'Kicukiro kuri sitasiyo yaho narasiwe niyo kirego bagaragaza icyo kirego n'ubundi namaze kubona ko kihari iki kirego ndacyanga mitazamukanya ku rwego rukuru rwa polisi abariho nanga ikirego basaba ngo bandenganure no kuvuga ko hariya imyanzuro y'urubanza rwa Kagarama ntiwigeze ujya kubona na rimwe ushinjwa iyo myanzuro y'urubanza ntabwo nigeze nyiburana ahubwo baramfashe baramfunga bankuraho bita kwa perezida wa repubulika namwandikiye banjyana bita kwa Gacinya igiye kwa Gacinya bamaze kundekura ngiye kubaza dosiye yanjye barabanga ngo dosiye yanjye ngo bamaze kuyiburanisha ngo baramamagaje ngo mburane ngo barambura ngo bankatiye ngo umwaka umwe nabi atese atumura akategwa atigeze aburana atese ngiye ko ari ngiye urega ko yuko narashwe undi muntu ndega ninde andega yuko nakoze iki atese umuntu ukategwa atigeze mwabunye umuntu ukategwa atigeze aburana ati ibyo bintu bibaho atese ati nabakoze bya bikomeye bahunze igihugu nuri hanze y'igihugu bamukatira ruko yabanje kuburana none ngiye uri imbere mu gihugu warasiwe imbere mu gihugu nkanasiko nta cyana nakoze none ngiye uregwa ngiye bigeze bamburira kandi nanifitwe n'inzego z'umutekano kugira ngo nyine niba ari byo mbazwa mibazwe bagaragaza n'icyo narasiwe cyatumye ndasukwa ndabona ahangana none tugiye gusoza ibigize inyandiko nyinshi ndabona rwa CID rwanditswe none na Theos Badege akiri umuyobozi wa CID ndabona none urundi rwandiko ni ifishi yo kwakiraho ibibazo by'abagana urwego rw'umuvunyi iriho n'imikono yabo ni ifishi yabo bigaragara hariho na kashe ndetse na antete ni yabo ni byinshi ubu rero umaze kubona izi nzandiko zose ni nyinshi bigaragara ko zibitse kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2020 imyaka 7 uburana nyuma utubwiye ko mu gihe warigaga ahubwo waje guhindukira ushinjwa icyaha ubwirwa ko n'urubanza warukatiwe utazi ko rwaburanywe sinigeze nduburana urwo rubanza ntabwo nigeze nduburana nabajije abashinjacyaha se umuntu akategwa atigeze aburana ati ko umunyabyaha nimba umuntu yashinzwe icyaha arafata akoregwa dosiye yamara kuyikora umuntu bakamufata bakamushyikiriza ubushinjacyaha icyaha cyamara kumuhama niho umuntu akategwa umuntu akategwa atigeze aburana ati no ari dosiye yanjye ifite nomero zinize yakozwe yavuye ku biro bya polisi indenganura nyirabageze ati polisi yakoze dosiye ebyiri polisi yakoze dosiye indenganura ikorana dosiye inshinza kuko iyo dosiye yanjye rero yakozwe n'ibiro bikuru bya polisi bo ntago bayigaragaza ko iyo kozwe n'ubugenzacyaha bwa polisi ivuga kuri RP 004 akarongo 14 iyo birahari bigenda nzireba iyo dosiye rero ntago ubushinjacyaha bwigeze buyiburanisha yavuye ku biro bikuru bya polisi indenganura aho bakomeje kuyizinzika bayizinzitse no bagaragaza ngo yavuye kuri polisi y'Kicukiro aho narasiwe yo gukoza isoni ngo abayobozi b'igihugu abari bagomba kugaragaza nkomeje kubona hari ibintu by'akarengane niho nazamusinya ku rwego rw'umuvunyi mwereka inzego naciyemo zose z'ubutabera n'irenganuza kabana narabuze uwandenganura nabwo najya ku rwego rw'umuvunyi najyayo nabwo baramumishaga namaze imyaka myinshi masiragira ku rwego rw'umuvunyi narabuze uwandenganura ngeze ku rwego rw'umuvunyi rero Cyanzayire yasohotse mu modoka ndagenda mpagara ruhande y'imodoka yiwe mubwira akarengane nahuye nako arangije afata ukuboko aranzamara muri etage hejuru mwereka ikopi zose y'inzego zo naciyemo n'irenganuza unamwereka ibyo wagiye bandikira umuvunyi ngenda mwereka kopi ibyo wandikiye byumvise no kuvuga ko bitamugeragaho ntago byamugeragaho ntago byamugera kuko ibiza kuba byaramugezeho ntago imyaka byari bimaze biri ku muvunye ntago byari kuba bibaye bitari byakemuka no kuvuga ko igihe
Cyanzayire Aloyizi ari umuvunyi mukuru. Yego. Ukandikira umuvunyi inshuro zingahe? Nabonye ko ni inshuro zirenze 3 maze kumwandikira, kandi nabonye n'urwandiko rw'umwirondoro rwo gutanga ikirego rwo kumuvunyi, gutanga ikirego byose birahari, banditse ko banabifashe babisinye. yego, urwandiko ahangaha nongere ndugaragarize abari kubikurikirana. yego, Inyinshi zo kumuvunyi nagiye mbona, Yego. ariko hano hakaba n'amaraporo yose wagiye uko ndabona hafi yose baragiye bayakira bagasinya ko yabonye yose ndayafite rwose. Iki ngiki kikaba ari icy'umwirondoro, ifishi yo kwakiraho ibibazo by'abagana urwego rw'umuvunyi. Ibi byose wagiye ubitanga, mu kugenda ubitanga ndibaza impamvu wagiye ubitanga ntibigere kwa Aloyizi Cyanzayire ari umuvunyi mukuru. Ese muganira bavuze ko wamutangiriye, ntabwo ari kumutangira kuko uzatayirwa, wabonye imodoka ari isohotse uragenda uyihagarara imbere. Yego, avamo aranyakira, yumva ibyo mvuga, anega amatwi. Amaze kunega amatwi yahise nzamurajyana mu biro, muri ofisi ye, mu biro byiwe, amenebe ndicara. Maze kwicara ambaza kuntu byagenze. Hari nk'umusanga he? Hari nka mu gitondo nka saa moya n'igice za mu gitondo, kuko nari nazindutse kugira ngo ahagere nanjye mari, kuko yarahansanze. None se muganira nibura yakweretse ko icyo kibazo akizi cyangwa cyamubereye gishya? Ntacyo yigeze ambwira, nta kintu yigeze asubiza. Yambwiye yuko ngo ajye gukora iperereza amarandevu y'icyumweru. Ariko hari ukuntu uganira n'umuntu ukabona ko ibyo umubwira asanzwe hari amakuru abifiteho cyangwa ko ari bishya. We byari bishya kuri we cyangwa byarasanzwe bizi? Uko nabibonaga icyo kibazo ntacyo yarazi. Bivuga ko nibwo yarakimenye. Nibwo yarakimenye, kuko nabonye uburyo cyakiriye rwose, mbona ko ntacyo yarasanzwe azi. Bivuga ko iyo mudahura n'ubu kiba kikizinze. Iyo naza guhura n'umuvunyi mukuru Cyanzayire, nisa ntabwo kiba kiri mu mwijima, n'ubundi kidasobanutse, nkomeje gusiragira ku rwego rw'umuvunyi, nkuko n'ubundi nkomeje na nyuma yiwe nakomeje kujyayo, n'ubundi subiraho njya kwibutsa kuwamusimbuye, nkomeza kwibutsa n'ubundi akarengane nahuye nako, n'ubundi babwira yuko nageze no rwego rw'umuvunyi Cyanzayire kandenganura, mbereka ko ibimenyetso byemeza yuko nahageze. Nabonye ibyo Cyanzayire Aloyizi umuvunyi mukuru yandikiye Inspector General of Police, akamenyesha n'izindi nzego z'ubuyobozi. Nyuma yaho umuvunyi mukuru wundi wamusimbuye Anastase Murekezi nawe yaranditse. Yego. Ese we mwarahuye cyangwa yahereye ku byakozwe mbere? Na Anastase Murekezi ntabwo twiye tubonana, ahubwo nagiye umuvunyi bo bambye yuko ngo bakoze iperereza, ngo bahamagara mukagara amadosi yanjye aho iri, bayangiye ngo babaha imyanzuro itariyo. Nonge isubiye ku rwego rw'umuvunyi, mbere ko ibimenyetso by'uko narenganye, nageze no ku rwego rw'umuvunyi yakoze n'iperereza, agasanga ibyambayeho ko nararashwe, ibyo mvuga ari ukuri, asanga n'umuvunyi yakoze iperereza asanga ko nararashwe. Nibwo umuvunyi mukuru akimara kubona ibyo byose, nibwo yahitaga nawe bahise bagira ute, barabati ko ati umuntu uko yararenganye, kuko yerekanye ibimenyetso, bahita bambya yuko mukagarama babahaye imyanzuro itariyo, ariyo mpamvu nyine ibyo bavuga byose ari ibinyoma. Mu nyandiko twabonye amazina Johnson Ntaganda niyo bavuga ko yakurashe. Yego. Ese uwo Johnson Ntaganda bavuze ahereye ngubu? Ubu kano kanya ntago nzi aho aherereye, bavuga yuko ngo arahari, ngo barimo bamukuraho iperereza, ngo n'uwo mupolisi bita Dani ko ari babiri, bavuga yuko ngo bandikiye ngo ribu yango iperereza rya nyuma y'imyaka 7. Imyaka 7 irashize ariho ndashwe. Nkabo yatese iperereza ry'imyaka 7 ribaho. Umupolisi wanishe ari mu gihugu akorera leta, ari mu nzego z'umutekano, ati iperereza ry'imyaka 7 ribaho. None akurasa nubwo watubwiye ko wahise ucika intege ukadandabirana, wigeze ubona niba hari inyenyeri afite cyangwa uturongo cyangwa iki ku ntugu? Byasaga bite ngo numve? Ku ntugu nabonaga, ku ntugu yari afite ibimenyetso, yari afite icyo bita inyenyeri ku rutugu, narazibonaga. Zingahe? Nabonaga afite nk'ebyiri. Ubwo ariko akimara kwinjira nabonaga afite amaraka ku rutugu. Akimara kwinjira? Ariko akimara kundasaho ntabwo nigeze mwitegereza, kuko nari maze kurasa. Bikana ko atari ubwenge. Akimara kwinjira abonye ko afite inyenyeri ebyiri ku rutugu. Ku ntugu. Assistant Inspector of Police. Okay, ni Inspector of Police.
okay itubizi ubwo bazabikurikirana bamenye urwego rwe yarafite icyo gihe urwo afite ubu ngubu niba hari umwanya wo kwikurikirana cyangwa se ababikurikirana bazabiha agaciro kuko na kano kanya na polisi ubwayo ibyambahira yemera ko narashwe polisi ikabyatte mu gihe cyose cyaba ngombwa yuko nayiyambaza ati nemero kwakirwa uno muvugizi wa polisi wabivugaga batewose badage twayiboneye ku maso ku yandi aramye niwo bimbazaga gihe ari umuyobozi w'ugenzacyaha wa CID wa polisi nkurikije ibyo nagiye mbona hanga mwaganiriye yanakwandikirana cyane n'izindi nzego ari umuyobozi wa CID icyo gihe namaje kwandikira polisi nyuma yaho nawe bikomeje gusiragizwa nawe nza kwandikira urwego wa CID basaga ngo kugira ngo ndenganugwe ngiye kwakirwa mbonana n'umuvugizi wa polisi batewose badege niwo twabonanye turaganira icyo gihe ari umuyobozi wa CID wa CID twaraboneye ku maso ku yandi ubwo nibwo yamagaye uwo mwanzuro wa polisi ati mu gihe cyose cyaba ngombwa yuko watwiyamaza muri iki kibazo ati wemerewe kwakirwa. Ingaruka wagize zo kuraswa nizi ariko utaragira hari abaduteze amatwi hari bari kugukurikira bibaza bati uyu muntu uko kuvuga ngo yarashwe yarasirwa mu mugongo isasu rihinguka imbere akaba ahagaze kuri tubona ahagaze bwuma wenda ntitukubwira ngo impande zo tuzirebe niba ntacyo bikwangirijeho aho isasu ryatobokera rihinguka ni hehe kanze nkuramo ishati mbereke soma kwikuramo yose bakwiye gusa ishati isasu yankubise isasu aho bita mu gihumbi mu rutugu isasu risogekera imbere mu gatuza dore ngiraho ryasokeye ngiyi inkovu no mu mugongo no mu rutugu hari indi nkovu yaho isasu ryinjiriye aho ko ryahuranyije ryaturise inyuma mu rutugu aho bita mu gihumbi risokeye imbere mu gatuza hejuru y'umutima niho ryasokeye. None se ahantu ryasokeye ibintu byose byanyuzemo byarasohotse ntibyasiga mu mubiri byarasohotse kuko kwa muganga i Kanombe baramvuye bavura ibikomere isasu ryarasohotse. Niba ntakugoye kuko sinzi niba barabyitegereje muri icyo gihe ko ntiwaruzi kujya kuraswa wenda niba hari icyo bimenyeho haba byo wumvise bivugwa n'abandi polisi byaba ibyo wabonye mbere aza yarafite imbunda yo mu bwoko nibuza amazina yazo niba utayazi utubwire ko uyishushanya. Imbunda yo ntayo narinzi kuri ko yanashane anditse inyuma mu rutugu ariko uvuze ko azabonye maranke yarafite imbunda ndende ngufi ya ntoya kakandi bagendana ka masotera cyangwa n'imbunda ndende amaraka narakibutsa gucya kuko yaje amugisha bati ati wa muntu wari yajya mu ariko imbunda ntabwo wamenye ngo imbunda ntabwo nigeze menye ubwoko bwayo kuko narahindukiye umwanya mutoya mitami garurura umusaya ndeba imbere nkomeza ndeba imbere nkimara kureba imbere nibwo yahitaga nkumbita isasu ahita ndasa. Iyo fungu peso ubundi tubwire ingaruka wagizweho kuraswa icyo gihe ingaruka wagizweho no kuraswa icyo gihe zimeze zite nyuma yaho yo kuvurwa hari hahindutse iki kugeza uyu munsi n'iki kibazo ufite kijyanye no kuraswa kugeza igihe ubu kano kanya ingaruka mfite ubwo nabaye ikimuga nta kintu ubasha kwikorera kubera ko nawe isasu ryasokeye nakoraga akazi k'igifuni nubaka ubu nta kintu nkibasha guterura mbo ari ikibazo mfite ko bingiraho ingaruka cyane no mu gatuza aho ryasokeye isasu mba ndibwa cyane bitera n'imisonga no mu mutwe hano mu mitsi gucya mu mpande hano mu misaya gucya ubwo biba birimo bitera imisonga niho mu mutwe wajanjaguritse wamenetse ubwo bwose nkaba nsaba yuko polisi n'ubwo yamvuje kwa muganga ariko ntago bigeze bamvura neza nkuko kaba nsaba ngo abayobozi b'igihugu bakuye bankura n'ubuvugizi nkabasha no kuvugwa neza nkakira kuko kugeza n'isabe igira ubuvugizi ngo uri kubwikorera ahubwo mu kubwikorera nabo abayobozi bakuru uvuga bose ibi barabibona birabageraho icyo basaba ahubwo bavuze ko ukuntu umutwe umusa n'uwashinjaguritse imisonga ibiki byose ubimara imyaka 7 byose ko bimeze imyaka 7 irashize bimaranye. None icyo usaba inzego zibifitiye ububasha cyangwa ubushobozi ni ikihe? Ngewe icyo mbasaba kano kanya nuko nabaye ikimuga ufite umugore n'abana hano muri Kigali nanisanzwe ntunze umuryango wanjye none kugeza isasi nkimbasha gutunga umuryango wanjye kuri ko nabaye ikimuga ngiye kisaba leta nuko yandenganura ntabwo indishyi zuko namugajwe nkajye gukimuga akaba nicyo kintu nifuza nasaba leta byango bashe kundenganura bashe kubona indishyi zuko namugaye. Turagushimira cyane wakoze icyo dukora kutumikira ibyemezo ntabwo ari kutuyifata kandi komeza kwihangana. Murakoze bayobozi. Ngayo nguko mwabyumviye agahinda ke sama kabya nkuru si umugani si ikinamico si n'urwenya. Imyaka 7 asiragira si amahitamo n'amabura kindi ariko se birakwiye
uko nyir'ubwite byisobanurira biragaragarira buri wese ko atigeze araswa ku itegeko rya leta, ahubwo wamurashe yabikoze ku giti cye, nubwo ashobora kuba yarabisabwe n'umufite ububasha budashingiye ku mategeko yanditse. Mbere yo gushyira ibi byose ahabona, twifuje kuganira n'umuvugabutumwa Pastor Kayitesi Tasi, ntibyadukundira kuko twasanze atakiba mu Rwanda. Umunsi azakenera kugira icyo arenzaho ni karibu, amarembo aruguruye. Tugaruke ku iraswa rya Lazaro. Nubwo wamurashe atatumwe na leta, ariko akaba yari yambaye imyenda ya leta akanamurasa akoresheje ibikoresho bya leta, ntibikuraho inshingano ya leta ku kwita ku bahohotewe ako kageni n'uwaserutse mu myambaro yayo. Lazaro yatangiye urubanza rwe mu mwaka wa 2013 asaba kurenganurwa ngo wamuhemukiye akurikiranwa biryozwe. Magingo ariko nyuma y'imyaka 7 sibyo kirambirijeho, ubutabera yifuza noneho ni bumwe gusa: kwitabwaho agahabwa indishyi cyangwa impozamarira z'ibyo yakorewe aho yakagiriye umutekano. Aho guhabwa ubufasha, bimwe mu byo yasabwe n'inzego za leta no kwiyandikisha mu bakene bahatuye agashyirwa mu cyiciro cyabo gufashwa. Ese niko byakagombye? Ese kuba yarashwe akananirwa kwikorera akazi yishobozaga bivunjwemo kwitwa umutindi wo kubabarirwa birangirije aho? Ararekwa ntashira. Uyu Lazaro wabaye nkirira hato, birashoboka ko abatakambira noneho bamutega amatwi agafashwa, nk'uko ashobora gukomeza gutereranwa. Mu gihe agitegereje ubutabera mu yindi myaka iri imbere atazi umubare, ukaba wumva hari icyo wamugenera, tumenyeshe tuguhuze nawe. Niba kandi hari inkunga watera ubucukumbuzi bugamije ubuvugizi bw'abativugira, nawe tuguhaye ikaze. Baracyahari batagira kivugira, ibyabo bigafatwa nk'ikinamico kubw'ubugome, urugomo, akarengane n'iburagizwa bakorerwa n'inzego, ibigo cyangwa se abantu ku giti cyabo. Niba uri umwe muri bo cyangwa ukabuza undi ufite akarengane uko kaba gasa kose, gapfa kuba gafite ibimenyetso, twegere, duhari ku bwawe, duhari ku bwanyu.